reka dusome ijambo ry'Imana. Ni igice cya 12 n'umurongo wa 7 kubera ko sigayemo na bukeya ubu ndakoresha n'ibindi. Haranditse ngo nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati zuka n'ingoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ko ibyo akoze ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rija mu murwa rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye iby'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura Petero ibineza neza bimubuza gukingura, nuko yirukanka asubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ariko ko bati ahubwo ni marayika we. Ariko Petero ndagera kuco nifuza kugeraho, kandi ijwi ryanje ndagaragaza kurizamura. Natekereje ko tuganira mu magambo makeya kuko ndumva umutwe wanje utameze neza cyane kubera kurandya naje nawe n'imiti, ariko nyine mu rwego rwo kugira ngo nanje ntange ijambo ry'Imana nari nanabiteguye, kandi ndizera ko muri kunyumva. Yesu nashimwe cyane. Amen. Natekereje ngo tuganire ijambo rivuga ngo ni imbaraga z'amasengesho, kuko niyo turimo. Nari gutegura n'ibindi byigisho bigashoboka, ariko uyu munsi natekereje ngo tuganire ku mbaraga z'amasengesho. Kandi izi mbaraga ni imbaraga zigira umusaruro, zitwa imbaraga ariko tubonye umusaruro uvuyemo. Muri kunyumva? Aya masengesho iyo tuyasenga ari amagambo, ariko rimwe na rimwe yaje kugaragara hakavamo ibikorwa bifatika. Murabyemera? Hanyuma ndatanga ingero ebyiri kugira ngo tunuze uburyo wese. Ndafata urugero rumwe mu isezerano rya kera, mfate n'urundi rugero mu isezerano rishya, ariko no muri ubu buzima busanzwe ndabaho urundi rugero rumwe rwemeza ko amasengesho agira imbaraga. Kandi cyane Yakobo yaravuze ngo yasenganye iki? Umwete. Gusenga ngo kugira umumaro mwinshi, ariko iyo umuntu abikora n'umwete we. Hanyuma ngiye guhera ku cyanyuma. Nari mvuze ngo ndavuga no mu buzima busanzwe uru rugero. None ahangaha muri ubu buzima hari umugabo wigeze agenda muri Egypte, muri kapitale bita Nikeye. Agezeyo yari professor, yari mu rwego rwa professeur. Basu uramuzi wowe? Yari mu rwego rwa professeur. Hanyuma agezeyo yari yagiye mu rugendo rw'akazi, kuko yakoraga akazi keza cyane katumaga agenda. Agezeyo aba mu nama. Inama irangiye mu mugoroba arasohoka nawe ajya muri hoteli nyine, muri restaurant kurya. Ararya, ariko abona umuntu wicaye muri chambre iwe yayirangaje. Yari umukamerune. Ngo aramwegera aramubaza, kuko uwo mugabo yari umubilenge, yavugaga ururimi rw'igifaransa n'icyongereza. Aramuvugisha ati ariko ubundi bite byawe ko utaryama abandi baryamye ariko wowe ukaba ukicaye? Wa mugabo aramubwira ati mvuye mu Bufaransa, nagiye n'ahandi hose hashoboka, ndi umukamerune, ubu ndi hano ngewe sinkinga, ndareba televiziyo buke mu gitondo. Undi atse kubera iki? Ati sinshobora guhumiriza gutya byaranze. Nagiye mu Buraya ahantu hose mu bitaro bishoboka, baragerageza kumvura uko batekerezaga, ati byaranze, sinsinzira ku manywa na nijoro, ibitotsi byarabuze. Murumva ko uwo muntu ataragowe? Hanyuma wa mugabo rero ababoneyeho umwanya, yari umwarimu w'itorero, yari umwarimu w'inyarugenge. Hanyuma ababoneyeho umwanya atariko ko turi hano mu gihugu cy'abayisilamu, wa mugabo we
waba uzi Imana? Undi atese Imana gute? Uzi se Yesu? Ati nta n'amakuru nzi. Aboneraho umwanya aramumuganiriye, amubwira ukuntu uwo Yesu agira imbaraga, amubwira ukuntu iyo abantu bamwisunze abakiza n'indwara zananiye n'abaganga. Arabimusobanuriye. Bari bicaye mu cyumba cyiwe, noneho abona agize nka kamorare nyine. Ati uwo Yesu afite imbaraga, atabaye azifite nanjye namwizera. Undi ati ntacyo rero, ni amakuru nari nkubwiye, ariko mwari muzi ko kwizera kuva mukumva. Abyumvise rero abitaye mu gutwi, aravuga ati uwo Yesu arabishoboye koko. Wa mugabo aravuga ati reka nsenge. Arasenga ati Mana yo nguje umuhe ibitotsi mu izina rya Yesu, amen. Ahita agenda kuryama muri shambure yiwe. Akigenda wa wundi akomeza areba televiziyo, ariko ngo ageraho yumva ararushe, asa n'urambara, yika ku gitanda ciye kuko yari yarishuye hoteli. Ngo yika gutya ahita asinzira burundu. Arasinzira pe. Ngo bucye mu gitondo abantu batese iriya shambure yuko yarayirangaye byagenze gute? Ngo baze basanga yasinziriye pe. Bakomanga basanga ibitotsi byari by'iminsi myinshi. Haleluya. Amasengesho agira imbaraga. Hanyuma rero ahita abyuka, ngo abyuke aragenda aje gushaka wa mugabo. Atese uzi ko bya bindi wambwiye bikora? Bya bindi birakora. Ati nairutse ubwenge bwa bundi tugitandukana nawe mpita sinzira. Abantu nibo baje kunkangura, ariko n'ubu ngubu ko numva naremerewe mu maso. Wa mugabo aramufata amujyana ku bantu yari yabonye basenga Imana. Arababwira ati ngewe sinduye hano, ndi umunyarwanda, nguyu mumukurikirane, mumufashe, mumukomeze, azabatizwa, azaba umukristo, yizere Yesu, kuko Yesu niwe wenyine ushobora gukora icyo abaganga bananiwe. Twikirize haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo ngiye guhera mu isezerano rya kera, ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi niyo mpereye. Ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, umwami wari utegetse ibihugu byinshi cyane 127, ngo yigiriye inama gukora icyo bita ngo decentralisation. Acamwe ibihugu byiwe abigiramo ibice bitatu, atora abatware bagomba kubiyobora, n'aba batware nabo agenda agira intara, uduce, uturere, nabo akagabira abandi kugira ngo bamufashe kuyobora icyo gihugu. Murumva ko cyari kinini, kwari guturuka harya mu Buhinde ukagera hano muri Ethiopia. Asa nihuse nibagiwe, murashari mu munyumva, nari nibagiwe. Hanyuma ikintu cyantangaje, uwo mwami ngo akibatora, atoramwo n'umugabo wari umunyagano bita ngo Daniel. Ndabivuga amagambo make kugira ngo ncunguze urugimwe tuje kuva abashitsi. Ngo wa mugabo nawe Daniel ngo bakorana igihe. Ese Daniel oya na bivanze navuze ibizo kwa ntuze, navuze Ahasuwerusi kandi Nebukadinezari yari umwami ukomeye cyane w'i Babuloni. Umwami ukomeye cyane, yari umwami ukomeye, niwe wenyine wavogeraga igihugu cy'abandi akagifata akabahindura akabagira abacakara. Kandi muri abo ngabo yahinduye n'Abisirayeli bagiyemo. Hanyuma Daniel niwe nanishatse kuvugaho ku masengesho ye, ibindi byose simbitindaho. Daniel ngo arakiranuka muzoyakoraga byose. Yes, arakiranuka muzoyakoraga byose. Arakiranuka mu bwami bwa Ahasuwerusi, mu bwami bwa Nebukadinezari. Arakiranuka ngo Nebukadinezari aramukunda, aramutoresha. Ariko ngo abandi batware ngo bamurebe, baravuga batari kuyu mugabo w'umunyamahanga koko adufatanya igihugu koko. Ngo baricara abantu bose, nasomye nsanga n'ibice bitatu byicaye, amatsinda atatu atari mu rwego rumwe, aricara batekereza icyo bashobora gukorera Daniel kugira ngo bamutandukanye n'umwami. Hanyuma ngo baragikora koko, bashyiraho itegeko, kuko bari bashizemo abanyamategeko b'abahanga, bashyiraho itegeko rikora ku marangamutima y'umwami. Baravuga bati mwami nyagasani nyaguhoraho, twari tubonye ngo bahashirweho itegeko ko mu minsi 30, mureke Celestin asoke mu ndebe ngewe, mu minsi 30 hasheho itegeko ko nta muntu ugomba gusenga iyindi mana atari we basenze mu gihugu cyose. Hanyuma Daniel ngo amenya ko urwandiko rwamaze gushirwaho signature, bose basinye biremera.
ikintu cyantangaje ngo ntiyigeze ahungabana, nabitekereje mu gitondo numva ndatangaye, ngo akomeza kuba pose, ntiyigeze avuga ngo abantu ni babi ni abagome. We ngo akomeza gusenga uko yarasanzwe asenga, kandi ntiyigeze agira ubwoba ngo avuge ati none reka nsenge kenshi byibuze ntabaza Imana ndapfuye, abantu bagiye kuzanyica tu bazampitana. Ngo akomeza kujya abikora uko yarasanzwe abikora 3 ku munsi, kandi ngo amadirisha yarakinguye yerekeye hehe? Yerusalemu. Hanyuma ngo akibikora gutyo nabo ngo baravuga bati Imana ishimwe kabisa, yaba ariko apana ya indi yo muri Isiraheli, bati ibabigirwa Imana byawe ishimwe, uyu mugabo turamufatishe kuko nta handi handi dushobora kumubonera atari mu mategeko y'Imana ye gusa. Hanyuma ikintu cyanangaje ngo bakivuga ayo magambo baba baragiye koko bamaneko, barahareba baramureba, babona ntiyigeze agira n'ikibazo ngo arafunge byivuze, yarangaje. Niba barafotoye ntumbaze ntacyo birivugaho, niba barafotoye bagafata n'amavideo ngo baje kwereka umwami ko ari gusenga, hanyuma ngo bahita bagaruka bose baraterana bajya ibwami ngo baramubwira bati mwami Nyagasani uragahoraho, ati murakoze cyane. Bumva yumva bamuhaye icubahiro, ariko yaramukunda. Yaramukunda, hari ku ngoma y'umwami Dariyo, hari ku ngoma y'umwami Dariyo. Hanyuma ngo akivuga ayo magambo baramubwira bati Nyagasani si wowe washizeho itegeko ugasinye iry'Abamedi n'Abaperesi kandi atavuguruzwa, none tuvuyeyo muvuye he? Bati wa munyagano wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni we ntiyigeze abyitaho ku itegeko washizeho ukuboko, sagasuzugura agira uwo mugabo n'igitangaza. Ni nkaho ariko bamubwiye bati uwo mugabo agira agasuzuguro, yaragusuzuguye nyakubaho usinye. Mwuvuko ukuntu bari kumuteranya, we wasinye akamenya ko agahita akomereza haha kuri ya ritime yahora agasenga Imana. Hanyuma ngo bakimubwira gutyo ngo ahita acika intege, yarazi ko itegeko yasinye ari itegeko ritagomba kuvuguruzwa koko, uko rigomba gushirwa mu bikorwa uko yarisinye. Hanyuma ngo bikibera gutyo ngo ahita agira ikibazo, ngo arwana kuri Daniyeli ashakisha uburyo yo murokora, ariko ngo bakamutsindisha amategeko bati ariko ni wowe ushizeho ukuboko, ati ndagushizeho, ari kuri ya mugabo ararenganye akaburigiragera aragerageza ngo burira ngo buje kwira, baramubwira bati Nyagasani twari tugarutse kubwira ngo ni wowe gabasinye, nimba usinyura birakureba. Okay, ati narasinye ko abona bamutsinze, aremera sinya irindi ryo kuvuga ngo nagende bamuheze intare zimurye mu mute mu rwobo rw'intare, nuko bigenda. Ariko ngo asigara babaye. Bibiliya iratubwira ngo atahiwe ngo ntibigeze bamucurangira, ahita avuga ngo abacuranzi bose bari basanzwe bacuranga, buri muntu wese mwayikonje kubera umubabaro agahinda yagize ka Daniyeli. Hanyuma aravuga ngo n'abandi baririmba n'abagira gute murajyana n'abacuranzi birumvikana. Icyanangaje ngo akivuga ayo magambo aja mu nzu ngo akesha ijoro habe no kurasinzira. Naje ariko zangende nanjye nabibuse ibitose ijoro niba ari tucandeye kurwara umutwe. Hanyuma ngo akivuga ayo magambo baragenda arara yicaye buraca, ariko ngo haje kwa mu rukerera mwumva umwami w'umunyamahanga ngo aravuga ngo reka aje gusura ku rwobo. Wa mugabo ko yajyaga avuga ngo yizera Imana yiringira Imana reka ngende, kandi nukuri nta muntu yari yarahaye intare ngo ajye kumusura, kuko yamuhaga intare zigahita zimurya, nta yindi suite, nta bindi, nta nibyo gutekereza. Ngo aragenda ngo ajye kugerayo ahita ahamagara akiri kure, aravuga ngo Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, aravuga ngo mbese ya Mana yawukorera ntacyo yaba yakoze. Kwikirize haleluya haleluya. Ngo akivuga ayo magambo Daniyeli nawe ngo amwumvira kure mu mwobo, ijwi riba nk'irisohoka, aravuga ngo Nyagasani uhoreho avec discipline, apana kumwishongoraho ngo avuge ngo mwari mwantayimo no sigawe irankishije. Nyagasani uhoreho. Sinigeze mbonekaho icyaha imbere y'Imana n'imbere yawe Nyagasani, ntacyo nagucumuyeho, nta cyaha na kimwe kigeze kimwe. Ngo nicyo cyatumye nkimanuka munasanze marayika yamaze kugeramo ategura tere, nararanye nazo ariko ntacyo zantwaye. Twikirize amen. Burya amasengesho agira imbaraga. Nararanye atariko ni wewe cyangwa ndi kurota, ati ni njyewe. Niba ari wowe sohoka, arasohoka, babona ni ukuri ntacyo yabaye pe, abera ko munyora n'urwara pe, basanga ni muzima. Ariko mwumve ikintu cyakurikiyeho
ngo ahita noneho n'itegeko ry'abamedi n'abaperesi ntirivuguruzwa, agiye gushyiraho irindi rishasha rivuguruza rya rindi. noneho ahita avuga ati ngihagaze hano ntarava hano murazanira aba bagabo bose, nabo abagiye kubazana nabo bati natwe turazanira abagore tuzane n'abana babo. Bahita babazana na bose babamugeza imbere, aravuga ati nimupime nabo turebe ko bagaruka. Bahora bavuga ko bafite imana, nimuterere muturebe. Ngo baterere mu umwe ngo zigahita zimumenagurana n'amagufwa ye mu kirere atarikamo. Gusenga kugira imbaraga, gusenga kugira imbaraga. Bose n'abagore n'abana ntibigeze basigana uwo kuvuga amakuru. Amasengesho agira imbaraga, amasengesho agira imbaraga. Urugero rwa kabiri, Bibiliya iratubwira ngo Yesu amaze kugenda, Petero nawe umunsi umwe ngo Herode uyu mwumva umwami Herode yari umwanzi w'Abisirayeli n'ubusanzwe, ariko yari atwaye Isirayeli, avuka ariko kwa Esawu mu Bedomu. Urumva ko kwari kwa mukeba, ubwami bwari ubwabo, Yakobo arabujyana, ngo buce umunsi umwe nabo barabahirika, Abaroma bashiraho Herode ati ndababonye ni n'ukuntu baduhemukiye, kasekuru kivye sogokuru mugabane w'ubwami, ati ndababonye ndabakorera gatendo nzabajigasha pakikisha ko mbamaze. Ngo ariko nabo bakaba nkabaswa, ngo abicira Yakobo baranezerwa, ati ubwo munezerewe ndabamara. Arongera ngo afata Petero, ariko ngo amufata ari nko muri weekend, kandi muri weekend bataragombaga kwica umuntu, hari mu minsi ya Pasaka. Ngo baravuga ngo tumubike tuzamwice ku wa mbere. Ngo aragenda agera muri gereza, agezeyo ariko amasengesho agira imbaraga. Nico nashatse kuvuga, ngo abitorero bagira umwete gusenga. Unyumvire, nubwo ari nje wavuze ngo abantu basakuze, nimuzajya mwumva kigiye kuzamuka mu kigabanya. Uko nukuri pe, nije wabivuze. Abitorero ngo bagira umwete wo kumusengera, ngo bagenda kwa nyina wa Yohana bita Mariko mu cumba bari bafite kandi ubwoba, Yakobo yari yafuye. Baragenda babwira Imana bati Imana we, noneho n'ubusanzwe twageraga n'ubwoba, ariko noneho Yakobo yamaze gupfa, umuntu wari usigaye bankupima kuvuga ni Petero, none nabo bamujyanye kandi ntashobora kuva mu maboko ya Herode. Hanyuma bati Mana we turashize, Mana we turashize, murashize turashize, Mana dutabare, Mana we dutabare. Ariko uzigitangaje, na nyuma yuko umuntu adafite kwizera Imana irakora, na nyuma yuko kwizera kwarangiye Imana irakora. Bagasenga gutyo, ariko bemezanya n'imitima yabo ko Imana idashobora gukura Petero kwa Herode, bemezanya nayo. Ariko ngo bagisenga, Bibiliya iratubwira ngo marayika w'Imana amanuka ava mu ijuru, ahita yinjira muri gereza ikinze. Ashobora kwinjira mu byawe ubona nta ziri hari, iwa kwinjira ntasaba kuvuga ngo urufunguzo ngo aze yinjira afunze. Ngo ajya kugira gutya abona amuhagaze iruhande, aramubwira gukanguka, arakanguka, ariko agira ngo nukurota. Ese muri kunyumva? Ngo agira ngo ararose, ngo akitekereza ko arose, none ngo aramukomaho ati kanguka, arakangutse. Ngo aramubwira ngo kweta inkweto, arazikweta, itera umwitera arawiteye, kora nika aragikose, ati se ko ndarota. Hanyuma icyanejeje ngo ahita amubwira ati nkurikira, aramukurikira urubugi rwa mbere, urwa kabiri n'urwa gatatu rurakinguka. Ngo rumare gukinguka, icyantangaje ngo ahita amusiga aho ngaho, ndiyamubwira ati komeza kugende, arigendera. Batandukanira aho ngaho, ntiyanamubwira ati ndakubohoye, ntiyanamubwira ngo bigenze gutya, ntiyanamubwira ngo nibizakurikiraho ni ibi ngibi, nimundebe mureke uyu mukozi w'Imana. Hanyuma ngo akigenda rero, amasengesho agira imbaraga, nawe ahita aromboreza neza kuri ya nzu baba basengeramo. Araza ngo ashika arakomanga, ariko yaza komanga buke nyine, nubwo yari yabohowe ariko yaragifite n'ubwoba, agakomanga. Ngo umuja ahita yiruka akagenda gutegera. Uko akomanga akavuga ati mwankinguriye. Wa muja ngo ibi neza bimubuza gukingura, ngo ahita yiruka agase mwiterera avuga ati Petero ari hano. Ni marayika we. Murumva ko kwizera kwari kwashize. Barimo basenga batekereza ko Petero Imana igomba kumuhora kandi ifite ubushobozi, ariko ibyo kuvuga ngo yaza bakabona bitashoboka. Mu mwanya muto wamuja ati ariko aranga arakomanga none hakita kingura, babona ni Petero.
bati isi irashize none wa mugabo yahageze uciye abatekereza ibyabaye. Twikirize amen. Gusenga kugira imbaraga. Amasengesho agira imbaraga nico nashatse kuvuga. Amasengesho agira iki? Ariko ko ndabiyabwira namwe mubizi. Iyo abatazigira gase mu mwajano. Mwe gusa ntavyo yabakoreye. Wasanga ntavyo. Na wakwigishwa gusenga. Iyo ufite ikibazo abe nubwo umupagani arasenga. Mana ntabara ari n'umupagani atanayemera. Umuntu ananiwe gusenga kuko uri mu bihe byiza gusa kumva ko muri Amerika no mu Burayi bari mu bisubizo by'amafaranga n'ibiki, ariko kubera ko ari hano natwe tuba twibereye mu bibazo nubwo dutaka Mana turashize Mana tugahora imbere y'Imana. Naho bo barasinzire byararangiye, ariko turashafite amahirwe yo kumenya ko Imana yacu ifite imbaraga zo gusubiza ibyifuzo. Ambasadaze yararirimbye avuga ngo nunakora ukabona biremeye ntukagende wikubita ku mutima ngo nambaboko yawe yabiguhesheje, uzamenye ko ari neza y'Imana yabiguhaye. Amen. Amasengesho agira iki? Tugira umwete rero wo gusenga, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo agira umumaro cyane iyo yakoranye umwete. Iyo usenze rimwe na rimwe ugahita uvuga ngo nigeze mbona umwana umwe asenga, arasenga kandi asenga afite kwizera kusa na morale, yumva ko ibyo asengera bigomba guhita biba kwa kundi yabisenze. Ariko ndagira mbabwire akenshi abo bikundira gutyo niba abandi basa n'abadakijwe cyane bakiza bwa mbere. Ariko mwandevye Celestin umujyane kure nimba atuderanje, kuko ndashaka twumva ijambo ry'Imana umwanya mutowe. Hanyuma umwana wiga gusenga ugikizwa iyo asenze we biremera vuba vuba, ariko iyo ugenda utinda mu Mana ndagira mbatangariza kumugaragara ko hari igihe usenga bigasaba gutegereza. Mwebwe iyo musenze byose buce byabaye nuko sitabishoboye, nta kinanira Imana mu gihe cyagize gute. Tugiye gusenga Imana twumva abashitsi. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu uyu mwanya mwiza waduhaye wo kuba muri iri teraniro ry'amasengesho yabera. Turaganiriye tuvuze ku mbaraga z'amasengesho, kandi izo mbaraga abantu nibo basenga ariko gukora no kwawe. Iri teraniro ryose riri imbere yawe Mwami, bose baje bafite ibyifuzo, kandi bashobora kuba batubwiye bimwe bindi batabitubwiye, bashobora kuba babivuze cyangwa se batanabivuze, ariko buri muntu wese afite intimba yo mu mutima. Hari ikintu kimukomanga atakavuga ngo Mana ntabara, Mana ndengera, urengere buri wese rero wageze ahangaha kugira ngo ubutahazagaruke hano afite amashimwe yo kugushima ku bwa Yesu Mwami n'umukiza wacu. Amen. Data mumukomera amashyi. Shemu Imana mu mugisha. Amasengesho nta kintu twayavugaho, twese turabizi nicyo cyatuzanye. Nigeze mbabwira ijambo rikomeye ritugwa neza rivuga ngo amasengesho aradepansa. Amasengesho arakwimura, gukura mu cyiciro kimwe akagushyira mu kindi, kandi bari baragukatiye burundu. Amasengesho ahindura ibintu byose bari baravuze ngo ntibizakunda, ariko wasenga bigahita bikunda kubera amasengesho. Sinababwiye ngo umuntu yaranditse ku modoka ngo utakurusha gusenga nawe gutera ubwoba. Ubwo se Shemu yarahari? Ntabwo ari byo twayerewe mu gitondo turimo tuvuga amasengesho buryo akora. None muri yicariye rero ntabwo mushaka ko dusenga kugira ngo hagire ibintu Imana yimura. Maze ijambo ryaramwe ngo yimura imisozi atabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Ubwo se ni iki? Samba amasengesho abikora akayubika, ariko murumva mukeneye ko hari ibintu Imana yubuka kubera amasengesho. Ariko disi we Mana we Imana ibarengere uyu munsi wa none, ibarengere mureke dusenge. Iyo bigeze aho ngaho ubwo bindi bitabihagara nkahita numva twasenga tugasenga tutarenze uyu mwanya. Iri jambo turitesha agaciro. Mana yanjye amasengesho ariko we mwagiye mureka tugasengara, mwagiye mureka tugasenga. Gukora ni byiza, no kuba mu buzima bundi ni byiza, ariko muzi ko amasengesho abeshaho. Amasengesho siko amasengesho yigisha, siko amasengesho akubera minerivare we yampaye nka data. Nta bana amasengesho yishyuriye ishuri hano ngo muzamure haleluya. Amasengesho siko akwishyura inzu ku kwezi ntihagire umuntu ugusohora.
amasengesho uzi ko guha inzu bari baravuze ngo ntabwo uzatunga inzu mu mujyi wa Kigali. Uzi ko Kigali yuzuye? Murabizi neza ko Kigali yuzuye? Mwamaze kumenya ko n'izindi zimwe zirimo gusenywa ngo ni mu manegeka? Ubu abantu batuye Pfingi usibye kuba muri mu masengesho ni Kristo wenyine ubu habatoze. Makuru mfite nuko hepfo hagiye kuba ikiyaga kandi nta muntu uzahatura atuye hafi y'ikiyaga, kandi nta muntu wajya ku kiyaga atabonye umuhanda. Ubu kugira ngo ugere ku kiyaga hazagomba kuboneka n'umuhanda, kandi amakuru mfite umuntu utuye ku gishanga nta kintu bazamubarira kuko n'umuntu utuye ahantu hatemewe. Ubwo urumva atari amasengesho yonyine, bahaye nka data ubure gusenga batazaza bagasanga utuye ku gishanga, bapima bagasanga amazi ni muri metero imwe, natuwere tucukura n'ibirasaba gucukura metero 2. Ubwo se urumva abantu batuye ngabo barajya guturahe? Ntiburase bo ntibatura i Kigali? Amasengesho uzi ko gutuza i Kigali barabavuze ngo uzasubira mu ntara. Amasengesho yimura imisozi ikirangaye. Amasengesho uzi ko abica muri humye ukabaho. Haleluya! Masengesho bantu basenze Imana mwantereye haleluya. Amasengesho baravuze ngo naramukabaho natubanaho ugahita uvuga uti nzabaho kubera ko Imana yavuganye nanjye. Iyo uvuze ngo ubeho ugira gute? Uba wahaguruke dusenge. Nta bindi bintu mvuga, ndetse kubabwira ku kintu bita amasengesho. Debe ibintu wari waje gusengera ngo duta tubisengera bive mu nzira byo byagumiza kutuvuna. Tubisengera Imana ibyubike mu izina rya Yesu. Murekeze ubwo wagombye kuba janga isengesho ko arifasha kuri senga. Hano bafite kwizera muzamura ibiganza turebe ko hari ibintu Imana igiye kubika aya masaha. Aya ni amasaha ibintu bimeze nabi, amasaha yo kurya yo yarenze. Unariyize isaha waburengereye. Turongera kurya nimugoroba saa 11, saa 12, saa 2, saa 3, saa 4. Ariko uriye saa 9 nta nicyo biba bikumariye. Ubwo se bya ninjoro birya sangaye birasaba kubirya saa 7. None amasaha yo kurya twebwe yarenze, amasaha yo kuvugana n'Imana niyo tugezemo mu bikerense se. Tugeze mu masaha yo gukora ku Imana. Ariko tugiye gusenga isengesho ngo Mana aya masengesho isengesho ryacu nirigereyo. Uvuze ikintu bita amasengesho ukaryigisha ukarimaraho umwanya nibura yaba ari iminsi 3 kugira ngo uburangije ikigisho cyitwa amasengesho. Amasengesho muraza amasengesho kugira ngo si yadukujije. Mutarabona tutarabaye barebare ukagira ngo ikibazo nuko tutasenze, ariko turiho kubera amasengesho. Abagore baraha bicaye ku ruhimbo muremure nsumba ninde bose rero tutareshye, ariko dufite amasengesho turutumine twigenze. Ubu ibyo twaturitsa byaturika, ibyo twamenagura byamenagurika mu izina rya Yesu. Amasengesho gusa. Haleluya, haleluya. Amasengesho uzi ko amasengesho akwicaza ku ntebe utari kuzicaraho. Uzi ko amasengesho aguha icyubahiro utari kuzagira. Uzi ko amasengesho atuma bagusaba randevu. Ariko ma uzi ko amasengesho atuma bagusaba randevu ugahita uvuga uti ndahuze we mwihanganye tuzabona nejo. Kuva barakubwira bati alo muraho turaho nitwa runaka nkora hana wakumva hakora gusa birahagije. Uhita umubwira uti ngwino reka da reka amasengesho ntaga kangwa naho umuntu akora. Tuvuga uti ntabwo mpari ntabwo mboneka.